benshi nta nubwo yakagombye uri kubyumva neza no kuhagaruka kandi nakwibutse yuko kiriya ni nacyo kiganiro cya mbere n'icyanyuma akoreye kuri Zaburi nshya ababarirwa Prezire nta uzi uramwibagiwe Prezire nta uzi kubera ikize atamuye ikiganiro ariko se ko Zaburi nshya nayigiyeho wakwakira ibyo nkubwiye utera ikinonko cyangwa se ikibuye mu gihuru ikimotso nicyo cyo gifashwe na ryabuye ubwo rero barabona barenganya mbeshejwe no kubabarira abantu kandi bakamabarira umuntu nakomeje mbabarire ariko nuranye nakomeje ndamubabarira ahumbe urubakana shorejeho ngo abona komerekeje bambara ariko nuwo nakomerekeje nuwa nkomerekeje gambe reka nkubwire buriya nubona umugabo ari kuza kuri kamera yicaranye n'umugore bagatangira kuvuguruzanya ujye umenya ko akari ku mutima gasesekara hehe ubwo no mu buzima busanzwe baravuguruzanya yisaga irasiga isenya urugo rwa Bowazi atandukanye n'umugore batakibana oya cyenda se kandi mbikubwiye ndi hano mu Bugesera niho ndi wishira umurozi akakumara ku rubyaro niko baca umugani mugani Prezire ntabwo ari umuntu wo kuvugira noneho ibaze Prezire yarahiye batari inkuru kandi inkuru reka nkubwire Ndahiro Valens papa kihagera ibyo uriya mugore yavuze ko ari ko kuri ibaze gufata amaso ya Pastor Claude yiboneye Bowaze mwipingo nyine agafata amaso ya Ezekiel oya ntabwo mukibona mwebwe ahubwo mujye kuma ahantu bavura nuza imbwa igereranya ubusambanyi buretse imbwa igereranya ubusambanyi yego twe turi muri si y'umwuka yego intama igereranya gukirano uko se urumva imbwa zitabangika hanze hazaba imbwa n'abarozi benshi n'abarozi kandi urumva nyine ni hanze ni mu gihuru yarari mu mwuka no muhungu hanze ni mu gihuru wakumvise ndakumvisha ako kantu niye yabwejuye urambazi yabwejuye mu gihuru hari intama n'imbwa nose yabwejuye ni habwejuye imbwa ni imbwa yabwejuye nta ntama ibweju iratamatama ntumbaze niko bavuga ikintu gihereze kiyeri narakubwiye ibi bintu abantu bose ubona narabanje mbwira impano y'Imana ndi ku mpanuro ntiweho nguhaye amezi aye ku mpanuro biriho ubu butekamutwe bwawe batavuga izina hanyuma ku munsi w'ejo niba aribwo bakoze ikiganiro niba ari hirya y'ejo sinibuka hanyuma Prezire amubaza ikibazo Bowazi arasubiza ngo mu gihuru habamo imbwa hakabamo intama iyo uteye ibuye mu gihuru cyangwa ikinonko ikibwejuye mbere kiba ari cyo nyiri kibazo ubu dushaka kuvuga ngo Prezire niwe mbwa wabwejuye cyangwa nyine erega ikinyarwanda kirumvikana niwe wabwejuye none se atari wabwejuye se babibwiye mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi reka mbanze mbashimire uko mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi manukanye n'ikaze TV Rwanda Kiranuka TV ukuri nyako TV tutibagiwe Sikitu TV iyi YouTube channel ikeneye support yawe wowe unkurikiye aho ugiye uherereye hose irukanyiraho ukore subscribe ubane natwe muri iki kiganiro manukanye na Pasteur Juste wayika urakoze cyane umeze neza ndashima Imana wayikaze mu kiganiro kuri izi sheni zose uko nzivuze Sikitu TV Kiranuka TV ikaze TV Rwanda ukuri nyako n'izindi zose waruzi ko nabonye amarido yanzu yanjye burya mvuga ngo nta marido arimo urumva nahise mbona amarido ari umuntu twasenganye uri Canada yesa ambwira uti kwizi tariki rwose inza irabirimo amarido meza ubu yagezemo oya ntago itariki y'amayi iragera ariko ubwo ndamushimiye birumvikana umusaruro w'imbuga nkoranyambaga ukomeze waguke abantu batera imbere ariko badashizemo uburyarya kuri ku mbuga nkoranyambaga batarakira umugisha nko Juste amaze kwakira Juste amaze kugura inzu afite ibibanza bibiri bitubatse
Justin niwe muntu batuye kuri kaburimbo oya ntago atuye kuri kaburimbo neza nzahakujyana ariko harimo metero 100 harimo nka metero 200 uvuye kuri kaburimbo ni nko kuva hano ni nko kureba hari ahakurya oya genda Etegana ni hepfo arakubesha arata ni nkuko twava kuri ya station hariya tuza eza kera tuye mu manegeka arashaka kugutuza mu manegeka kandi apfa kuba ariye gusa hari nta kindi twizamukire mu kiganiro gise uyu munsi wa none ubushize twize gukorana ikiganiro ubwo twari turi kuri Alarme Business Center uvuga kuri Bowaze n'umuntu witwa Belize ubabwira ngo bakura amaboko mu mufuka bakore bareke gusabiriza yego kirya gihe bari bameze nk'abantu bivumbuye kuri Prezire nubwo babivugaga mu manyanga no mu tuntu gutyo ariko byarangiye bakoze ikiganiro kiswe ikiganiro cyo gusaba imbabazi ariko biza kurangira ari ikiganiro kibarangirije kariyeri y'ubuzima bwabo bwose bwo kuri social media wakibonye gute kiriya kiganiro ntago kirangije ubuzima bwa Boaz kirangije ahubwo kariyeri ya Prezire gute nimba umuntu nka Bowazi atangiye kwataka Prezire akarira agatakamba akagira ubwoba ni ikimenyetso kigaragaza yuko ririya nihahamuka n'ihungabana Prezire afite by'amakuru Bowazi amufiteho oya se kandi nase wagize ngo zira ni intege nke za Bowazi ahubwo ni intege nke za Prezire kwicara za Bowazi wamubwiye ko yamuririye amafaranga bakicarana mu kiganiro nuko amufitiye ibizibiti bikomeye ariko menye utakurikiye ikiganiro cyose nagikurikiye none se nagikurikiye rimwe nabanje nyumva nsinzira nyoberwa iyo kirengeye nyine ndisinzirira ndongera nyumva none ntasinziriye uvuze kuri video usinzira nibuka video ya Pastor Claude ariko ngo Bishop iri yarananiwe ugendana n'umuntu wambaye dread iri yarananiwe kwanza reka maguruke muri iki kiganiro urumva ari ukuntu dukora inkuru yaje ariko ukayikorana umunaniro urumva nanjye ari inkuru nakoranye n'umuntu umwe arasinzira noneho twari turi kwasikira nanyoye n'abafite stamina itaririye bavugaga ko ari wanyoye ariko ngiye bitewe n'uburyo muzi nabonaga ari ibitotsi umuntu arangije ndamubaza ngo divorce uyumva ute ngira ngo ntegereza ko nsubiza uko ayumva nza gusanga yasinziriye urumva rero abantu iminaniro bamereye nabi twimanukire mu kibuga rero icyo nshaka kuvuga cya mbere Prezire nawe ubwe aza amakuru ye abantu bafite mu majune ntabwo turi buze kumvikana sinibaza yuko kamanze mu itangazo narabyibagirwa sinzi neza yuko Prezire azakavaringa iby'amakuru ye ngo abigeze ku musozo ashatse yabyihora bikajya hanze nk'uko Sabe byagiye hanze ubu akaba nta muntu ukibivuga rero ni ukuvuga iki Prezire hariya n'ubwoba yagize bwo kuvuga uti uyu mwana Bowazi azi ibyanjye ningumya nkamuha umwanya buri Ezekiyeli ujya utinya umuntu ushobora kujya gukavaringa umuntu bamufunze bakamufungura urumva Bowazi hari yaraje kumena umuceri kandi ibyo yaraje kumenera umuceri hari ku itariki 10 na zingahera byari saa 4 za mu gitondo nibwo witwa Bowazi yahamagaye witwa Pasi w'impanuro amubwira ko hari amakuru ahari kandi ayo makuru yizewe nayazi neza arangije biza kwira uwo munsi badakoze bamaje kwira badakoze hari gahunda yihe yuko bagiye kwerekana umwana Prezire yabyaye umwana yego ndetse umwe mu banyamakuru yarampamagaye uti noneho inkuru igiye gusohoka ukuri nyako kuragira views 100,000 yego nanjye iyo views ndavuga uti kambitegereze bukeye mu gitondo njya kumva numva witwa Bowazi yihamagariye Pasi yego muri kumwe na nibishaka Theogene bapanga ko bagiye guhurira hehe iremera munsi ya Ecobank yego oya ya Beka hamwe haberamo ubukwe kuri rya tente Isezerano TV igikunda gukoraho niho location yigira ndahabona Kimironko bahita muri Makita yego uwitwa Pasi aragenda ubusanzwe Pasi na Prezire ni inshuti yego nibajije ukuntu Pasi agiye kumena umuceri wa Prezire biranyobera Pasi ahageze ntago nzi ukuntu ibintu byagenze kuko urumva naraye
ntasinziriye nkurikira ku mpanuro mvuga nti aho iyi nkuru iri butobokere ndahita ntera kamera mvuga ibintu bikomeye ngiye kubona mbona hasohotse inkuru ifefetse mbaza Pasi ngo byagenze bite arambwira ngo Bowazi yabimye amakuru bahageze asanga ntazi umuntu wamuhinduye ibitekerezo niwe wihamagariye abanyamakuru ahuza abanyamakuru we n'umugore we n'ikimenyimenyi bazana umwana mu kiganiro ni gute wazana umwana mu kiganiro kuko ari mama wawe wewe uri mama we na papa we bahari bakurikirana abantu ikiganiro barasanga baramenaguye Plaisir muri kiriya kiganiro kandi mu bintu bifitemwo amakuru ya nyayo ahubwo twebwe umva ikintu tutazi ntago tuzi nimba umwana wa Bowazi ari we bari bazanye ruwa Plaisir ari we wa Plaisir kuko ngo hagombaga kuza umwana none umwana wagaragaye akagaragara no kuri kamera ni uwa Bowazi umwe twavugaga mbere urumva yuko bishoboka ko bivugwa amakuru twakururaga hirya aho ngaho gato reka dusa nk'abasubira inyuma ku gihe cyo gushya kw'inzu buretse mbanza nikomereza buretse utangabanyiriza umuvuduko umugore bawitonze oya bawitonze gatoya Ezekiel bawitonze gatoya ngaho bawitonze gatoya mbanze mvuge ndakuretse uyu Bowazi yinjira mu kiganiro nibishaka Theogene ubwe yarahari uriya muhungu nibishaka Theogene impamvu ubona hari ibinyamakuru bitamwataka afite amakuru menshi y'abatipu ubona birirwa hano niyo mpamvu ubona yavuze Plaisir agahita afata amafaranga akamuhutwe ariko Penina yavuga bakayamwima ibyo ngibyo urabyumva neza nuvuga ngo nibishaka Theogene Plaisir niwe muntu wa mbere utinya abahanuzi nibishaka ashobora kuba ari we muhanuzi uri kuvugwa yuko yagiye guhanura Plaisir amubwira ngo ihane buretse ariko se weho ko wamostinze waretse nkivugira ubundi wamostinze ngo mvuge cyangwa wamostinze ngo mfashe ikiganiro ni ukugufasha banza wumva amakuru ahari uyu nibishaka yinjiye bashaka kuvuga ubundi Plaisir kuko Plaisir yahemukiye nibishaka cyane nubwo hari ibyo Plaisir yahaye nibishaka akanamufasha muri cya gihe yari afunzwe ariko hari ibintu by'umurengera nibishaka Theogene na nuba afite agahinda yakagombye kuba yaragezeho ariko ngo byaburiwe irengero ahangaha rero abantu ntimukunda ukuri icyakoze iyo bitangiye kuzamo mutangira muvuga utariko bajiste barabivuze ibi bintu nuko tubanga rero bakoze ikiganiro ariko kirimo amarenga ndabyibuka mukorana na Bowazi mwamubajije ku by'umwana avuga ko n'umugore wa Bowazi yaravuze ngo abagore bose nabiki nabumwami umwami se muri iki gihugu tugira umwami ko tugira perezida twe tugiranya kuwa perezida wa Repubulika Paul Kagame niwe tugira ubwo yarashatse kuvuga ko ubwo Berize yarashatse kuvuga ko umwami ku buzima bwe ninde nyine abagore bose ngo nabo umwami nyine ubwo umwami ninde ni Plaisir umva nyine se banzo byumve neza bamwatatse muri icyo kiganiro ku cyari bwo tubonye Plaisir bwa mbere agira ubwoba agatitira akajya kureba umugabo witwa Bowazi ndetse Bowazi Plaisir ashobora kwibwira ko yarangije Bowazi ariko yibuka amabanga amufiteho Bowazi yabitse amabanga ya Plaisir sinumvishe ngo agiye ngo yagiye ku mpanuro gusaba imbabazi nabwo none se uri kumva nasaba imbabazi nta bintu ari bumene ni ukuvuga ngo nasaba imbabazi hari ibintu byinshi ari bugaragaze ndetse ari butangariza abanyarwanda ibyo twabonye bimeze nko kwinyuraguranamo ahubwo turaje twumve neza tugiye kubaha ikintu bita sho iki kibazo cyahereye kera giceceka abantu basubika igihe kirageze noneho ngo imiceri ijye hanze kuba ko nyiracyo noneho yinjiye mu mwandiko ariwe ugize uruhare rwo kwiyinjira mu mwandiko ashaka kugira ngo kenshi na kenshi njya mbona Imana ishaka kwanika umuntu kuri social media abanza agakora ibintu we akibwira ko ari kwikavaringa ariko ntamenye ko ageze ute ahubwo agiye kwirangiza
rero abantu nibabona tuvuga ibintu kandi reka mbabwire nta n'urivugira ubusa ku musozi ibi bintu bigumya binugwanugwa hazavumbukamo ifu. ariko se ubundi ko mu kiganiro cyakozwe nta zina Plaisir bari bigeze batungura ko babivugaga bahitaga babikabaniga ni iki cyateye Plaisir reka nkubwire impamvu kwiyumva kariwe ariko se ubu umuntu yakwicara hano yakuvuga ukayoberwa ko ari we aho yavuze ariko bite byawe aba bantu bafitanye ibintu by'amabanga. Plaisir rero icyo nge namubwira cya mbere hariya yakoze ereri ikomeye. Yari asanzwe azi kurwana bucece ariko nimba atangiye kuza yatsinzwe kuriya ni ugutsindwa. Nge ntago ndi butera amabuye Boaz kuko Boaz aka kanya niwe uzi impamvu avuga uti barandiye ntawampembye. ariko nawe yari afite ibimwaro Boaz kuko mu buryo reka nkubwire Ezekiyeli ibuka ko hano kuri social media tuhafite abantu bigize abajyanama ahita gutelefona akakumvisha ukuntu ugomba kwivuguruza kubera umuntu we wavuzeho urumva ndetse wenda we nturahura nawe ari umuntu uzasha akagutelefona ngo ari kukugira inama nge nsigaye mpita mbaho ukuri ese ubwo ngiye ninde waza ku rero Boaz nimba ushobora kumugira Boaz se wabihamagariye ngo mukore ikiganiro niwe wanyihamagariye nawe ejo bundi azavuga uti Ezekiyeli barampamagaye bitewe n'impamvu. Urumva rero Boaz nk'umuntu ufite ikibazo buriyo ahantu wahahiye iyo ubona ugiye kuhahomba wakora n'ibidakorwa kugira ngo ukomeze ugire ute uhahahire. Ni nayo makosa menshi twagiye tugwamo hashize. Nge ndivuga njyewe nk'umuntu akaza uri mu murongo mwiza wo kubwiza abantu ukuri ariko kubw'umuntu hirya yaguhaye amadolari 100 akaza gushaka nko guhindura ubwonko bwawe yamara gushaka guhindura ubwonko bwawe ntunabimenye noneho wowe ugashiduka uri mu bintu. Ngekiye kimwe nigeze kujya nkora inkuru kera ndabyibuka umuntu umwe araza aramfasha amaze kumfasha amamiliyoni amaze kumpa miliyoni arambwira utari ko buriya nubwo uvuga Mutesi ndamukunda wagize ngo sinese mbihindura nese ho wavuga umuntu mukunzi wiwe aguha miliyoni waba uri ikiroroge urumva. Rero Plaisir nawe ubuse umuntu amamaga akangute ndadese utari ko buriya nubwo Plaisir wamwatatse ndamwemera nagaruka zano kuvuga iki Boaz se ngo azayame reka nkubwire impamvu natatse iyi nkuru twese tukeneye gucuruza nayo mpamvu yagiye kureba Boaz akamugerekaho ibintu akamuhinduza ibyo yivugiye nta n'umuntu none se reka nkubaza Pasi yari guhamagara Boaz azibye na Plaisir none se nibishaka ni nawe wihamagariye Pasi bombi bose ahubwo ikiri Boaz na nibishaka ni ikipe ahubwo Plaisir yitonda kukijyanye tugarutse kukijyanye n'umwana wari ugiye kwerekana amakuru ahari avuga ko nibishaka ari wowe wabanje kugira inama Boaz aramubwira ati buretse kugaragaza no kuvuga iby'uyu mwana utabanje kuba ufite proof y'ibimenyetso bigaragaza ko umwana ko ari uwa Plaisir ku buryo ngo babisubitse ari uburyo bwo gushaka DNA. Ibyo ngibyo bakubwira ni ibinyoma. Umwana nyira warahari kandi aranazwe ahubwo ni kwa kundi erega ahangaha hari abantu munata kugira inama uti nubikora urafunga ariko mureke mbabwire ibyo mukora byose bizajya ku karubanda uko byagenda uko ariko kose. Ibyo ukora wihishe uri mu nzu y'Imana wibwira kwa abantu batabibona namba naho wabibabwira naho utabibabwira Uwiteka arareba ntagira icyahishwa. Munambari Yeriko tegerejana imarunguruku mugore wa Uriya Uwiteka arareba ntagira icyahishwa. Haleluya amen. Kigano kirimo amavuta erega Ezekiyeli Pastor Claude yenge guhanuriramo iki kigano ni kirimo amavuta birarenze pastor rwose ari guhanura ibi bintu wa Ezekiyeli hari ukuntu twebwe tuvuga ibintu bagatangira ngo uducano tw'amatiku uducano dutoya ariko utaza kwirengaza ko Boaz yatugarutse aravuga ngo utwo ducano
ngo imana ngo idukure ngo mu izina rya Yesu, noneho nkibaza imana idukura mu izina rya Yesu barimo baramuhata ibibazo yaburiye ubusobanuro. erega uyu Kuki Yesu Bowazi atamubamba? njyewe uyu Bowazi ntabwo namuvuga buriya Ezekiyeli Ko n'abafite oya Ezekiyeli impamvu uri kuvuga ubugoyi buri we kwezi urahembwa wabona support utayibona support ya mbere n'uwo munwa wawe urumva ko nawe support ni umunwa wawe. none se njye sindi kwiyitaranto njye Imana yampaye marayika yigeze ansanga arambwira ngo mwana wanjye ntuzambaze ikindi itaranto yawe nishize ku munwa. Niyo mpamvu rero umunwa nyine nuko nguko umunwa tubyaza umusaruro kuko njye ntago nshaka ko Imana izaza kumbaza itaranto yamaye ntarayunguye. Satani yigeze kuwusaba umunwa wawe. Wari ucitse sha cyagihe pe wari ucitse Yari yigeze wari ucitse ariko surumva Imana yashize itaranto yahaca. niyo mpamvu yaharinze. None ukuvuga iki uyu Bowazi wavuze ibyo uducano buriya biragoye cyane ko umuntu akumbura ifiriti atarayiriye. Ntabwo ushobora gufata Bowazi udafite cano ngo amenye iby'amacano. Impamvu atwita uducano azabimenya umunsi yayifunguye nibwo azamenya icyo yita uducano. Aligeri ko ushobora kuyifungura ukabura support kabimenye nyine. Ariko se umuntu navuga ngo agacano kanje ntago nakweretse ko mpemberwa kuri sheke ndetse nimba mpemberwa kuri sheke muri banki ikomeye y'abasirimu. Agacano ni cano kuko ikwinjije muri banki. Inyinjije muri banki rega imbyariye n'ibindi bintu abantu baba batazi. Ni ukuvuga iki rero uyu munsi wa none nge ndi umudiaspora ubu tuvugana ngewe kuko iki kiganiro nigisohoka umuntu arambona ari Canada ubwo ndi iki ngewe kuri uri umudiaspora. Yes umuntu arambona ari muri Amerika ubwo ndi iki ndi umudiaspora ngewe noneho ngengerera y'icyarimwe urumva ngerera y'icyarimwe. Umuntu rero uzaza gusuzugura ngo ibintu by'uducano ngo duki impamvu uwo nguwo ubundi umuntu wese utarashaka urugo ababona abagore bose ari aho ngaho bagenda ntazi iby'abagore nyine kuko ni umusore. Nese ubundi Bowazi yavuga iki? Iryo ni ryo jambo yavuga. Yanavuze ko ari injiji ngo n'ubugoryi ngo bamubare by'ubugoryi bwiwe ngo ndinjiji ngewe sinanize. Nese ubundi injiji wayibaza iki? Ntabwo ushobora gufata injiji nyine ngo uyirenganyirize ibyo yagize ute ibyo yavuze. Bowazi amakosa yakoze kuri Zaburi nshya ni menshi nta nubwo yakagombye uri kubyumva neza no kuhagaruka. Kandi nakwibutse yuko kiriya ni nacyo kiganiro cya mbere n'icyanyuma akoreye kuri Zaburi nshya. Ashobora kuba yakora ikindi wenda akaba yababarirwa. Ababarirwa Prezire nta uzi uramwibagiwe Prezire nta uzi kubera ikize atamuye ikiganiro. Ariko se ko Zaburi nshya nayigiyeho wakwakira ibyo nkubwiye. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga amatiku we simbona yarayinje. Oya Prezire yakoresha nayo. Prezire ni wa muntu mu gihe abona yakubyaza umusaruro yakubyazamo ariko ntiwamusaba support iri bukubyarira iki umusaruro. Nuvuga wowe agana ahantu ashobora gukura iki umusaruro ariko wewe ntiyaza ngo agufate ngo aguheshe umusaruro. Sinzi nimba byumvikanye. Abantu bamukurikira bo babona nyine ari mu murongo mwiza. Ubu abantu bari bunavuga utese Juste noneho ko duheruka yajyaga avugira Prezire nari naza asa ahubwo nari naza ngewe ntaraza ngo mbatwikurure ngiye kwigira i Musanze ndaje nze mbatwikure nta nicyo muri bukore ngomba kwerekana nayo manyanga yanyu. Ibintu umuntu hano imbuga nkoranyambaga mwazangije nta muntu ukiza ataka ngo bamufashe kubera ibintu mwangije. Aka kantu k'ifaranga uyu muvandimwe akomeza kwibika agenda akarya gake gake. Ibintu byo ntago babyita kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya. Icyo nzi cyo buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo urumva barawuca bakavuga ngo barabanza bagasakuza bakanaca n'umugani. Hirya y'ibyo bintu ubona ibyo ugomba kubona. Singaho nibereye. Uyu Bowazi n'umugore we bagaragaye nk'abari gukaswa mu buryo burenze kwemera. Ngiye kiriya kiganiro nk'umusasenguzi umaze imyaka 4 nsesengura kuri YouTube nabonye ko witwa Berize harimo amabanga akomeye hagati
y'abagabo babiri. Bowazi, tekereza aho umugore avuguruza umugabo. ko biteye n'ubwoba mwa ushaka gushyigikira undi. Yego. Bowazi we yavugaga ibintu azi ko umugore agiye kubyubaka. Umugore akavuga uti wibeshya. Urumva? Wibeshya. Rata ukuntu byagenze nibishaka twavuganye ninjoro Pasi yaraduhamagaye. Bowazi ati ahubwo njyewe reka nkubwire ikintu gikomeye. Iyi saga irasiga isenya urugo rwa Bowazi. Atandukanye n'umugore batakibana. oya cyenda se kandi. Mbikubwiye ndi hano mu Bugesera niho ndi. Irasiga Bowazi atandukanye na Berize. Ntago bari butandukane ntago byaba. Ndakubwiye ngo baratandukana. Umugore ukunda umugabo. Reka. Stop. Uretse gatoya nimba haje babigaragaje kuri Zaburishya barasangiye jya kuri posta ya Bowazi urasanga bari kurya inkoko. Mama inkoko posta sa nizo zikubwira ko umuntu akundana n'undi. Nimba umugore ashaka kubaho ku mugabo reka nguhe urugero urebe ko ikiganiro Bowazi ari bujye gukora ku mpanuro ari bujyane n'umugore we. Icyo rero kiri bubatandukanye n'imyanzuro. Urabona nyine Bowazi yavuze ko ari injiji. Nuvuga nimba Pasi yamuhamagaye mu bujiji bwiwe ari buhita ashyiramo inkweto nk'ugiye Nyabugogo agendeye nanone yisubiremo. Prezire byagenze gutya, Prezire yaradushutse nigisohoka baramuniga. Bo barakuniga nimba barakuvuguruje mwicaranye. Noneho ubwo erega ngenda bizara abagongo bajya batera pompage. Abagore babateresha pompage iyo bwije. Rumva awe natari wowe ndabibwiwe niki ngo iki wayibwiwe niki niba atari wowe ese nta makuru tuba dufite. Ako nawe sivye ko kuri izo nkonji zawe sha bigaragara ko pompage uzitera. Ngiye nuko nanyuze kwa Karerosa ariko naringize pfa ko warateye pompage nguho umuntu umuhamagara ejo bundi tuvuye ku nzahuki kwasi twanyuzigeze muri kaburimbo dusanga abantu bari kurwana naho nibisambo biri gukubitana kuyango dutabara bidufate turaparika byari nka 2:00 na tumaje guparika mbona bije binyataka uzababaza ibyahabereye nakuyemo sentire mama ariko ubundi wewe rero reka nkubwireze kiyeri hari ibintu abantu bajya bitiranye hari abagabo bashingashinya na pompage umugore akazana indobo y'amazi akamutereka ku mugongo hamwe nimeneka n'inkoni ijana ukarya ugashinga inkokora nicyo cyagukomeje gute ni ukwirinda ko indobo y'amazi njyewe ntago njyewe buri uzabaza izina bita Jeanne ku isi nyine Jeanne Jeannette Marie Jeanne Jacqueline nyine uzabaze bene ayo mazina uzasanga ari amazina aba ari open. Burya nta kintu mushobora gupfa icyakubwira kikubwira ni amazina atajya arwara inzika. Nuva akubwirira icyo kintu icyo bafite mu mutima nicyo bakubwira. Rero ntago bene uwo muntu mwajya kurwana ko n'ubundi abafite ukuri kwincara kukubwira ukamenyera ukuri. Reka twigire kwa Bowazi. Ni iki kiri urusenye? Urugo rwa Bowazi rurasenyutse. Si ubwa mbere ubivuze? Erega reka nkubwire. Si ubwa mbere? Reka nkubwire buriya nubona umugabo ari kuza kuri kamera yicaranye n'umugore bagatangira kuvuguruzanya ujye umenya ko akari ku mutima gasesekara hehe ubwo no mu buzima busanzwe baravuguruzanya. Hari akantu kameze nk'umutego Bowazi yitayemo kajyanye n'icyatumye aza kuri kamera aho yavuze ngo none se ngo wowe ngo umugore yakubaza aho amafaranga yagiye kandi wumva bavuga ngo amafaranga yanyu yarariwe warangiza ntujya kuri kamera ngo ujye kubwira abantu ko nta mafaranga baguhaye. Prezida aramubwira ngo noneho ngo bisobanuye ko wowe na Berize mu rugo bitari bimeze neza. Aha reka nkubwire kuvuguruzanya jya ku nkuru Berize yahaye Ndahiro Valens papa urumva uyigeho uyumve neza iriya niyo nkuru ya nyayo. Twapfuye bamubwiye ko umwana atari uwe na nubu ikintu cy'umwana utari uwe ikintu cy'umwana ariko kuki kigaruka ikintu cy'umwana urumva ikintu cy'umwana yago yaravuze ngo tujye tugira gutya big nudge urumva ikintu cy'umwana kuki kigaruka
ikintu cy'umwana kigumya kigaruka ariko umwana ni uw'igihugu nyine erega umwana nose njye mvuze iki umwana ni uw'igihugu umwana yubahwe none se hano uyu mwana hano tunamukure ariko njye hano ntago ndi guhohotera umwana uyu mwana nave no mu biganiro by'abantu kuko ntabwo tuzi arabiva uwo ari gute kandi ngo hari umwana ko aricyo kibazo umwana nyine umwana kandi n'icyo kiganiro cyari kigiye gukorwa cyari icy'umwana ubundi byahindutse ese ubundi reka nkubaze ninde mugore nanjye nkubaze ikibazo ninde mugore Bowazi yari kuzana bagakorana ikiganiro barimo bavuga ngo uyu mwana ni uwa perezida atuye iyo iyo ukuntu ninde Kimironko ukuntu tekinike diru ukuntu uko ninde kwa kundi nuza gukurikira neza inzishya inkuru zaravuzwe mwebwe ubwanyu mwigeraho Bowazi afungiye undi agaruka avuga ko bavuye kwa muganga Brezil arabishyigikira nyine rero reka bakwanike Brezil reka bakwanike ariko wa mugani ubu ni ubukristo bwa wishira umurozi akakumara ku rubyaro niko baca umugani mugani Brezil ntabwo ari umuntu wo kuvugira noneho urumva umuntu yatwize ibaze inzu yarahiye batari inkuru kandi inkuru reka nkubwire Ndahiro Valens papa kihagera ibyo uriya mugore yavuze kwari ko kuri ibaze gufata amaso ya Pastor Claude yiboneye Bowazi mu ipingu nyine agafata amaso ya Ezekiel oya ntabwo mukibona mwebwe ahubwo mujye kuma ahantu bavura amaso nuza kwa mugani Brezil wihangane ahubwo ibintu byose bigiye kuza Brezil natega ibitugu n'umugongo n'abandi abagabo batubihitega ibitugu bakabikubita ibitugu bya papa babihata igiti oya se kandi ni ijambo ry'Imana nari nsomye haleluya ndafashe ibitugu by'abapfapfa babihata inkoni ko birivuga ibi bintu byo mwana rero Brezil nawe niyihangane nibo baba babizanye abanyarwandakazi namwe nshuti z'u Rwanda jiste nanjye ko hari ibintu ngirira amakenga njyewe ubu nicaye aha amatiku nayavuyemo sinjya nsebanya sinjya mparabika mu izina ry'Yesu n'uwo mwuka ntuzangendeho n'iki gihe urumva iyo ndi kuvuga mba ndi kuvuga ukuri kw'ibintu bihari urumva nimba ndimo ndavuga ukuri navuga ukuri kw'ibintu abantu babonye kuki bashaka ngo tubitwikire baba babyishyiriye hanze nk'ubu Brezil iyo adahaguruka ngo azane uriya muryango awushyire hano nta n'agafuka k'umuceri abashyiriye nta n'iki abantu batatse inzara bagira gute ahubwo yagiye kubanika kugira ngo abarangize ubwo sizo nizo mpuhwe z'umukirisitu uririmba muri korari ariko yashakaga yuko ukuri kujya ahagaragara ariko ukuri kujya ahagaragara bahora bavuga ko yariye amuveho ikindi cya kabiri umwana abone se none se ariko reka nkubwire ukuntu iki kintu cy'umwana cyajogonywe na Brezil uribuka ko ari ikiganiro yabeshya ngo bavuye mu bitaro agikora yakimubajijemo ngo se ngo Bowa ngo tubwize ukuri arimo amukora gutya mu bwanwa ubundi ni ikimenyetso cy'agasuzuguro ubona umwana ari uwandi oya ni ikimenyetso nyine cyo kureba rumva ze umuntu naza akajya gufata gutya mu bwanwa ari umugabo mugenzi wawe ujye umenya ko yagusuzuguye byataye wa mugani umugabo akora undi mu bwanwa kariho byapfiriye mu bwanwa ngo none se muze kugisubiramo undi nawe cyokoza ari izina Bowazi yihaye numva niryo yavuze ngo ni injiji kuko nasanze Bowazi ari injiji ntago yavuze ibintu abeshya pe niwe wabyivugiye ibiganiro birahari ngo ntago yize mbere yo gusohora iki kiganiro ndabanza nyida na downloading kuko nabonye afite umwuka wo guhita avuga uti ajya kuri ributi jise yanjije injiji kandi Bowazi kandi ari wowe wivugiye ngo ngiye ngo ndinjiji ngo urumva ngo sinize ngo ndinjiji urumva nese umuntu araje kukoze mu bwanwa ngo Bowa ni koko ko bavuga ko uyu bundi se uyu mwana ngo hari uwazanye ururabo ngo neza muragira ngo ibintu bizagende bite Bowazi wakwihanganye ukamirayo waciriye ukihangana ko nubundi byakurangiranye ari umuririmbyi witwa ngo ni kakajwi ujya wiririmba ngo banzwe hayo wane ngabajya ku murimo babona aho banyura banzwe hayo wane iyo ni indirimbo y'abadive
wakaririmbye se nawe kareka iyo ni indirimbo y'abadive uzi ukuntu iyo korari igira indirimbo zitangaje ziba zirimo ibinyarwanda bisekeje urumva iki kiganiro cyatumye buri wese abona ko Bowaze ari indyarya barayidukubita aya ntabwo bayidukubita banze arabaneye abajya ku murimo babona aho banyura banze arabaneye dore haranyerera batayicaramo banze arabaneye dore ntihabona barayanyura ngo dore ntihabona barayanyura ndakubwiza ukuri none uvuga ngo ahangaha Ezekiyeli iyo twicaye tuvuga ukuri ko abantu baje gutekenikira kuri YouTube abantu nibwo batangira ngo kagatsiko cyo koze ndashimira ubugenzacyaha n'iperereza mukiri mu kiganiro na Justin ubwo twakoranaga ikiganiro na Bowazi n'umugore we Berize Kagugu twamubajije tuti nta mugisha wigeze ukura kuri zaburi nshya batubwiye amadolari niba ari 100 niba ari 100 ariko ikiganiro numvise Brazil yabajije Bowazi yabajije Berize yavuze ngo barakiriye bivuze ikirero bivuze ngo Bowazi n'umugore ntabwo bavuga rumwe si umugore n'umugabo nicyo kintu natwe societe yose ariko se kuki muri kwibaza ibyo nabashubije kuki muri kwibaza ibyo nabashubije ntago abantu bashobora kuba bavuga rumwe 100% kubera ko hari undi bari kuvuga rumwe ubundi giye wese ndi muri iki kiganiro sindi umunyamakuru kibaza sindi ndagutumiye ariko kandi kuko genda hari cyo nshaka kwikora cyane ndagutumira giye na Berize ndagutumira umuntu yakwibaza ngo ni yihe mpamvu twabajije Brazil n'umudamu we twabajije Bowazi n'umudamu we turababaza ngo ni ukubera iki mwari mwaranze kujya kuyandi macano byari byaragenze biti Bowazi aravuga ngo hari igihe biterwa n'ubujyanama ngo cyangwa se ngo bitewe n'impamvu y'igihari bivuze iki rero ndamubaza ntese kuri zaburi cyo niho hari igihari hanyuma Brazil yari yarababujije kujya kuyandi macano uko yashubije urabyibuka none aha tukibaza kuki bagiye kwiyandarika no kwitesha agaciro no guteshwa agaciro aha bigaragare rero abavuze ko Brazil afite ukuntu yamanutse indege yamanukiye South Africa y'epfo muri rompuwe urabona iyo ugiye mu mujyi arahamira muri rompuwe hariya muri rompuwe ku muntu utazi amategeko y'umuhanda aviora rompu bivuze iki rero Brazil ashobora kuba yaraviyoye iriya rompuwe yo mu mujyi ashobora kuba yaratwaye akica amategeko y'umuhanda cyane banze hayobaneye abajya ku murimo ibintu muri kwibaza mwese Bowazi mu ijambo rimwe ndinjije hari akantu Bowazi yashubije Brazil utaza kwibagirwa ako kinjije wipfa kukubakiraho yigeze kuvuga ngo sinzi akantu yamubaje aravuga ati rero buriya iyo ushaka kureba ikiri mu gihuru tekere bone shano iyo ushaka kumenya ijibwejura ufata ibuye ugatera mu gihuru atubwa ikibwejuye ati nicyo ubuhamisha wowe yakavuza ako kantu ngakumvisha se uzi ko yakavuze reka nze nkabumvisha gashyiramo reka nkabumvisha kuri kirano ubwira bwejuye ninde buretse uraje uyumva urahita umbwira yasuze umunota kariho ndahaza umfasha sineditinze se urabizi neza ko mba naje mu kazi cyangwa ntabyo uzi ko wanyibagiwe uzi ko wanyibagiwe menye imbwa n'intama utera ikinogo cyangwa se ikibuye mu gihuru ikimotsi nicyo kiba gifashwe ryabuye ubwo rero barabona abantu barenganya mbeshejwe no kubabarira abantu kandi bakamabarira umuntu nakomesheje amabarire ariko n'urakomesheje ndamubabarira ahumba urumva kanashorejeho ngo abona akomerekeje bambara ariko n'uwo nakomerekeje n'uwankomerekeje
bisobanura n'uwo areba imbere n'uwo nkomerekeje n'uwo nkomerekeje nawe ndamubabariye mu gihuru ngo hari harimo intama n'imbwa yabwejuye rero habwejuye iyihe baza wumve mu gihuru hari harimo intama n'imbwa intama n'imbwa bibana mu gihuru birashoboka ntabwo byashoboka kuko none ku muntu imbwa igereranya ubusambanyi buratse imbwa igereranya ubusambanyi yego twe turi muri si y'umwuka yego intama igereranya gukiranuka gusa urumva imbwa zitabangika hanze hazaba imbwa n'abarozi hanze hazaba imbwa n'abarozi benshi hanze hazaba imbwa n'abarozi n'umuntu ukunda kandi urumva nyine ni hanze ni mu gihuru yari ari mu mwuka uno muhungu hanze ni mu gihuru niko wakumvise ndakumvisha ako kantu ni iyihe yabwejuye urambaza yabwejuye mu gihuru hari harimo intama n'imbwa none se yabwejuye ni iyi habwejuye imbwa ni imbwa yabwejuye nta ntama ibweju iratamatama ntumbaze niko bavuga ikintu gihereze kiyeri narakubwiye ibi bintu abantu bose ubona narabanje mbwira impano y'Imana ndi ku mpanuro ntiweho nguhaye amezi aye ku mpanuro biriho ubu butekamutwe bwawe urumva ubu busikama bwawe aho ryashizemo ibuye urumva ndavuga nti ubu butekamutwe bwawe amezi ngahe nguhaye ubu nonaha rero icyo natangariza abantu ni iki ntago hashira igihe kinini ibyo ngibyo bitamenyekanye yego Profete oui profete Boazi uraho neza ni Pastor Claude ni mu kiganiro warayikoze ikiganiro cyangwa ubiseke kuri Zaburi cya numiwe ari ikiganiro wakoze kuri Zaburi cya na madamu wabwiye Brazil ngo uteye ibuye cyangwa ikironko mu gihuru ngo intama n'imbwa ngo urebe ikibwejuru cya mbere nicyo kiba gifite ikibazo kariya kantu kari gashatse kugereranya iki kandi ndi kumwe n'abantu benshi mu kivundi mu kavunge nabyumvise ntabwo muhose sinajya ndasubiza iki kandi ndahagarara cyane sawa turi kumwe ubwo turaza kuvugana sawa Pastor Justin yego hanyuma yaze cyari ntabwo iriho oyiriho nta kibazo reka ndashaka kubaza uri umushumba yego uri pastor yego uri umunyarwanda iyo uteye ibuye mu gihuru cyangwa ikinonko imbwa n'intama mu ishyamba imbwa n'intama bibana mu ishyamba harya buriya ubundi ikintu gishobora guhohotera intama ni ikirura gusa ikirura ariko buriya imbwa ishobora guca hariya n'intama igaca hariya yego ariko iyo byabaye ibijya nyine mu gihuru habaho ikintu bita iyo mbwa iba yitwa imbwebwe iyo mbwa iba yitwa rero ntago yahereza ikintu bita ntago yahereza intama yayirya ariko iyo tugiye mu mwuka usanga by'abana ndetse niyo tugiye mu mugani w'abanyarwanda rero ni uwo mugani nyine tutarajya mu mwuka Brazil yatumiye Boazi na Berize madamu we bitewe n'ibyo yifuza kubabaza ku biganiro bari bamaze iminsi banamukoraho abantu babaza Boazi na Berize urumva batavuga izina hanyuma ku munsi w'ejo niba aribwo bakoze ikiganiro niba ari hirya ejo sinibuka hanyuma Brazil amubaza ikibazo Boazi arasubiza ngo mu gihuru habamo imbwa hakabamo intama iyo uteye ibuye mu gihuru cyangwa ikinonko ikibwejuye mbere kiba ari cyo nyiri ikibazo ubu dushaka kuvuga ngo Brazil niwe mbwa wabwejuye niwe wabwejuye cyangwa nyine erega ikinyarwanda kirumvikana niwe wabwejuye niwe wabwejuye none se atari wabwejuye se babibwiye niwe babibwiye kandi ntibari barigeze bayivuga mu mazina ntago bigeze bavuga ngo Brazil yatuririye amafaranga ubyibuke yego ahubwo bavuze ko nta kintu bigeze bakira none se kuki abakoresheje ikiganiro agahita yumva ko ariwe bavugaga uri kumva ibuye bateye mu gihuru nyine hatarabonetse ubwejura faranga byaje mu kiganiro ibi bintu haje kuvuga ngo ndibishaka
ngo Bowazi na Berize bari bari mu kiganiro Pasi yabahamagaye ngo bahageze bisanga na nibishaka ahari ngo ibintu by'amafaranga ni nibishaka wabiboheje ngo niwe waboheje niwe wabaye bira bintu bavuze ukuri cyangwa babeshye nibishaka babeshye nibishaka kuko nyine ahubwo Bowazi na nibishaka bose baraziranye nibo bahamagaye abanyamakuru icyo gihe ahubwo inkuru bari bagiye kubaha nababaza ngo kuki batayitanze batewe n'iki ubwoba nibishaka na Bowazi ninde waba ufite ubwino kuri Brazil buriya bose barabufite bose barabufite bose barabufite yego hanyuma erega Korode uranariza turabizi neza kuri umuhanga ariko ntago wajya gufunguza umuntu wari ufunze ukavuga ko avuye kwa muganga uwo muntu atagufiteho ubwino ntago waba uri nibishaka nibishaka azavuga uti mu mazina tuwo Brazil wandiriye amafaranga amuhamagara amusubiza utwo nta bwino afite iyo urebye abantu bazi zaburi nshya bisobanuye igitabo cya Dawidi yanditse ntago Dawidi bisobanuye ntago zaburi nshya bisobanuye Dawidi ntabwo Brazil bisobanuye Dawidi hariho zaburi nshya oya ni zaburi ni igitabo cya zaburi ibyo byashya rero iriya ni zaburi irahari nyine iriya ni zaburi muri Bibiliya harahanditse zaburi nshya oya ntaho iyi zaburi yo kuri social media ni zaburi yigumuye ku gitabo cya zaburi yego oya ni hanyuma rero hanyuma rero Pastor Justin iriya ntago ari zaburi y'igitabo cya Dawidi ni zaburi nshya ni zaburi ya Brazil yego nibishaka yigeze kuza mu kiganiro akorana ikiganiro na Penina ku Rugendo TV nibishaka aravuga ati abantu bwebwe tubabwiza ukuri muraririmba ngo Brazil wacu umukozi w'Imana aratunganye intumwa y'Imana intungane ikora ibiganiro byiza ati yaratuririye amafaranga yarayabaze wowe uyu munsi wa none iyo ubona abantu bagenda bakamuvuga bwaca bakagaruka bakivuguruza ubuso kugira ngo Bowazi n'umugore we bikundwa akaze kuri Brazil kugira ngo bongere babe abana beza bongere babe abantu bagomba gukorana ibiganiro na Brazil si cyo ubona buriya urabibona ute oya hari ikintu cyabaye umwuka ushukana wavuye ku Mana nkuko Imana bivuga ko ifite imyuka yose yego ujya muri Brazil umushuka gutumira Bowazi na Berize kugira ngo we yite hanze nyine n'umwuka w'Imana wamushutse umumanukiramo mwereka ko ibyo agiye gukora ari byo kwikavaringa ariko umwuka w'Imana wamushutse umwuka w'Imana wamushutse wigeze ukomoza na Ezekiel nibwira sinze Ezekiel yasoreza iki kiganiro cyawe wigeze ukomoza ku kintu cyitwa ngo Brazil yaba afite umwana hanze atabyaranye n'umudamu we w'isezerano ayo makuru nayo wumvise harayo ufite cyangwa byumvanye ba Bowazi erega nje nabyumvanye ba Bowazi yari yo makuru bari bagiye gutanga urumva ndara amajoro nkanuye mvuga ntuye umucera humenekera ndahita nkora ikiganiro urashaka kuvuga ko impamvu Brazil yagaruye Bowazi na madamu no kugira ngo abafatirane bataragira batarakama inshyushyu ibiganiro se n'ibyavuzwe kuri Kiranuka TV ko yari yo target bari bafite ntabwo yabyumvise bose reka nkubwire Pastor Korode iki kintu cy'umwana ntago nzi nimba ari uwo Berize yabyaye nta nubwo nzi nimba ari uwundi mugore uri hirigiriye ariko bivugwa ko hari byanze bikunze amaherezo bizajya hanze dore n'umutipe w'umunyamakuru wirirwa aho ngaho za Masaka yabyaye impanga yego azibyara ahandi hantu umunyamakuru yego umunyamakuru wo kuri YouTube se nyine azibyara ahantu dushimashimaho afite umudamu nyine w'isezerano uwo munyamakuru yabwiye Pastor Mutesi ngo nagize amahirwe ze kera imboni inkuru arayi ntayikoze ariko yaratangiye kunshimaho kari kambayeho none se urumva Bibiliya iravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihaba hari igitambo cyo kubabarirwa ibyaha hari ukuba yenda yarabyaye abo bana mbere yuko akora ubukwe hoya umunyamakuru banteye strike wese si yiyize urabona izo mpangu uzazisha umugore wawe ariko ubundi buretse Pastor Korode kangira inama njyewe sinifuza ko byambaho ariko bimbayeho nkatera inda nanjye mu bantu bateye strike Ezekiel harimo Elize w'Isaro TV wabyumvise harimo Elize w'Isaro TV undi ninde undi munyamakuru ninde Ezekiel wamfashije juste buri harimo Elize ni nkabarindwe rega bateye strike Ezekiel akaza mu witwa
Teo hakazamo uwitwa Agape TV se uwitwa bagumahe nimba ari bagumahe bagemahe oya nyine ubwo ngubwo nuko nyine wuriye w'inyarufunzo hase w'inyarufunzo none se ubwo ni uwuhe abatesturike ntabwo nje nshaka wewe uri kugira ngo mubwire abantu dore mu batesturike ko harimo barindwi batesturike Ezekeri harimo Elize Wisaro TV harimo Bohoka TV wabyumvise harimo Bohoka TV harimo iki kibazo reka tugende dukomeze turebe hanyuma twikomereze none subwo reka Brazil izo mpanga uretse tujya gusura Sirasi kuri Ribu station ya Nyamata yego murabyibuka neza ndabyibuka Sirasi yaravuze ati mu byukuri Brazil niwe muntu nafataga nk'inyangamugayo atinyuka za ko ari inkuru mu rugo nafashwe na Ribu ataraza no kunsura ataje no kundeba akaba atazi naho mperereye atinyuka ajye gukora inkuru ntarashyiraho na nimero y'abana banjye byibuza ngo nihagira n'umuntu wohereza igikoma aze kunsura uwo mwana azane n'agasukari kuri Ribu ya Nyamata erega ibyo byihorere none ejo bundi yarafunguye ntuze Sirasi yarafunguwe ibi bintu urabifata uti ibyo ngibyo rero ariko si ubwo Brazil we ntiyiyize zirabaye akurikiye kino kiganiro ndetse n'umuryango wa Boaz ni iki yagakwiriye kwihutira kuba yakora mu rwego rwo kugira ngo kwikavaringa koko bimubeho bimushobokera Brazil rero kwikavaringa ntibizakunda ahubwo nakora ibyo akora ibizaza bizajya hanze birangire kuko bizagumya bimumarira amafaranga arabizi ko 6 zimaze guca urumva ndagaruka uburetse ndaza mu mwandiko bizahora kuko bizamumaraho ikintu bita amafaranga buriya ngiye nemeye sabe ntiyavuze ntiyakopfoye urumva aragumya arikorera murakoze ariko ubundi wimutse gasanga ibyo ni ibintu uzakubaza mu kiganiro